gusa buriya nabo witegura agatendo bazakora tinde bitebuke cyane. iyi ndege baraza kuyibanaho ariko abantu nahoze mbona bagira inama bati niba mudafashe ibibuga by'indege birimo Goma birimo imijyi nk'uwo wasake murashya kuko izi ndege niho zigurukira kandi South Africa niziri gukora. Mu biganiro byabanje narabivuze naravuze nti M23 nigira ikikora ihagarike ziriya ndege, ihagarike aho zihagurukira naho zisubirayo kurodinga. Ntabwo mpamye yuko indege wenda yahagurika Bukavu ngo ijye kurasa muri biriya bice M23 irimo nirangiza ijye kurodinga biyorohere. Ariko noneho Igoma naho bari ni hafi, numvaga byibura hagafashwe byibura agace gato ka Goma. Aravuga ko rwambikanye hagati ya F23 na FARDC muri Masisi hafi ngo ni famu yitwa Espoir ngo na fromagerie hari ijambushi ubugwari bw'aba mu Rwanda bw'abayiteze kubera yuko ngo atari mu mirwano atari ntago nemeranya nawe. Ambushi nimwe muri tactique za gisirikare, uvuga ngo M23 yakabaye izi neza ko iri mu mirwano nta kwirara. Ugomba kumenya umwanzi nyine agomba kugutega mbushe kimwe nuko nka bya bindi twakekaga buriya muri M23 nabo bazitonde. Hashobora kuba hari umuntu watanze amakuru yuko abo bayobozi bagiye guca aho ngaho noneho bagategwa mbushi. Icyo nacyo bazakiteho kuko ambushi uyitega uzi neza yuko hari abo ari buhace. Ntabwo wajya gutega mbushi ngo uvire yaho. Ambushi rero ntago wayita ubugwari, ntabwo ari ubugwari. Nimwe muri tekinike zo kurwana cyane n'uburyo ari na tekinike mbi. Reba yahitanye bamwe mu bayobozi ba M23. Ubundi mbushi umuyobozi nk'uwo abagomba kugenda habanje guca abandi basirikare byiburiye mbushi kabarasaho karoko kugasubira inyuma. Bagiye warwaniye wigize ubwo muri ambushi twarazirashwe ya papa zaba mayimayi ngo zirokototera aba mayimayi baduteza mbushe ahantu bita Kasongo. twongeye tubasuhuze kandi tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Bwiza TV ndetse namwe abasomyi ba website ya www.bwiza.com. Tubaye ikaze mu kiganiro isanzure cyo kwitariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere 2024. Ikiganiro mugiye kubanamo nanjye rero Nsenga Shadrake mfatanyije na Rutagengwa Viateur. Waramutse neza? Uraho? Ndakomeye rwose. Ntabwo heruka muri isanzure pe kubera imvura yambuzaga kuzinduka. Ubanza ari n'ubwa mbere muri uno mwaka nge nawe duhuriye kuri kamera gutya. Kuva umwaka watangira. Okay. Numvaga twarakoranye inshuro nyinshi. Mu gutya muri isanzure? Oya, muri isanzure no. Turi twese kuri kamera twaje dukorana uri hahandi hirya ya kamera. Akubanza ari ubwa mbere. Byose rero n'imvura igwa mu kwa padiri. Imvura igwa mu kwa padiri ubwo bivuze iki? Ni ukuvuga ngo byose ni Bwiza TV na bwiza.com. Aho. Ubwo rero tubahaye ikaze tubibutsa ko biraba ari byiza cyane namwe ni mu recognizinga ko twabahaye ikaze mugakora subscribe mugakora share mugakora like mukanatanga comments kugira ngo tuzamure Bwiza TV hanyuma mukanayitera inkunga. Ya nkunga njya mvuga kenshi. Urabizi neza yuko hari igihe umuntu ahugira kuri Bwiza TV akareba nk'ibiganiro bitatu icyarimwe. Ibiganiro bitatu icyarimwe yabimazeho amasaha 3 byanze bikunze tumuhigenza tukamurinda gutekereza ibindi bintu. Mu gihe ariko tuba tunamuhaye n'amakuru sino kumugenza gusa. Kuhahugira bikakurinda gutekereza ibintu bibi. Tukwinforminga. Dufashe rero kugira ngo dukomeze tugire imbaraga. Aho. Ubwo rero murabikoraho ndabizi muri abantu babagabo
iyo mvugo nubwo wayibwira umugore yumva icyo umubwiye, umuntu w'umugabo yumva icyo umubwiye, kandi ndumva iyo mvugo atari ugupfobya, ndumva nta muntu isigingiza. none se ntihari abagore feminist ndumva batari bunyirukanka, ntihari abagore bakora kigabo, bakora ibikorwa nk'iby'abagabo. ibyo nibyo rero, ariko nanone abagabo nabo ntibumve yuko kuba umugabo bihita bikugira gukora ibikorwa bya kigabo da. Aho ngaho niho wenda twakwinjiriramo kuri iyo ngingo. Hari igihe uri umugabo nawe ugakora ibikorwa bya by'ububwa ibyo nabyo birashoboka. ariko abagabo nyabagabo, iyo umuntu akwise umugabo tuzi neza ko muzi icyo aba ku isi cyari cyo. Namwe rero muri abantu b'abagabo cyane, ubwo mugiye gukora uko tubabwiye, natwe tukabaha amakuru gutya. Tugiye guhera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo tuza kuharenga gato tukajya muri EAC, muri Afurika y'Uburasirazuba. Yego, Afurika y'Uburasirazuba uyu munsi bafitanye umukutano, bafite inama i Kampala kwa Museveni. Ubwo turaza kumanuka i Burundi gato tuzamuke kwa Museveni. Burundi batiye indege yabazamuye kwa Museveni, ubwo natwe turamanuka yo tujya kureba ko indege yatiwe bazamuka kwa Museveni. Nubwo turi mu bigenda gutira si ubwa mbere badutiye, ariko hari ibihugu, hari na lift badusabye bayivamo. ntago ari mwe bayisabye Museveni yayibahaye, ntago ari mwe. Ntabwo uzi ko badutiye indege bakayigwamo. Ya yindi yajyagiye Falcon 50. Ya Falcon ariko yari ikagiye. Falcon ya perezida w'u Burundi ngo yari yanze kwaka, bagombeye kwishitura. Wari uzi ko burya indege ishiturwa? Oya, barasunika cyane. Ave nanjye ubwanjye hari ahantu nari ngiye gutegera indege ngaruka mu Rwanda, kara kadege gato kajyamo abantu 12. Kanga kwaka, umupilote aravuga ngo nibagashiture, sohoka ngiye mu bagashitura nigumira hasi. Mvuga ntihakagera mu kirere kakazima kakakutudunda hasi, ndisigarira. Baragashituye ariko baragashituye karaka. Ayo makuru nayo urakoze kuyamba. Hari izishiturwa n'imodoka zikayisunika. Yego komana, indege basunika we cyane, very terrible. Ubwo rero i Burundi bo n'isunikwa ntabe bafite. Basabye lift birumvikana. Igihugu kikennye kweri. Kandi bafite imikeke n'indagara. Nawe urabyumva ko ibyo bitagura indege, bikabije byagura Rugabire cyangwa bigagura Congo. Ngo n'ikiyaga abanyarwanda barurumbira cyane. Murekera kururumba. Ngayo nguko rero nibyo tugiye kuvugaho. Ibyo gutira indege ubanza hari ko bavuga ngo nta mugabo utagira ideni. Bose gutira nabyo ni ideni, gutira byo sinzi uko turi bubyite. Hagati aho abantu mutubwira igituma nako niba hari ibindi bihugu muzi bitagira indege ya gisivili, iza gisirikare zo ndahamya ko bazifite bari abagabo bo mu Burundi. Iyacu yagiye kuzimya umuriro wabo se bayifite igihe isoko rishya. Muri Kongo bakoresha iki nubwo ntazi igikorwa bakora ibyari byo. Hanyuma ikindi kintu tuza gutindaho cyane ni irahira rya nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Mulumba. Ejo rwose baraba afashe ku ibendera, niba ari ryo bakoresha hariya muri Kongo. Niryo bakoresha. Ejo ararahira, umuhango watumiwemo abakuru b'ibihugu benshi batandukanye. Biravuga ko ngo abarenga 15 aribo bemeye ubutumire kugeza ubu ngubu, ariko baracyari ibanga. Baracyari ibanga, ntabwo bavuga, sinzi impamvu badashaka kubavuga. Iryo rahira riraza kuba ariko Moise Katumbi na Martin Fayulu nabo bati uwo munsi hagomba kuba imyigaragambyo hafi aho ngaho, hafi na Martyr ya stade biberamo. Ubwo perezida arabarahira bo bahangayitse. Azarahira ejo kuwa gatandatu. Icyo nzi cyo bo bazaba bari ku musonga w'inkoni cyangwa w'amasasu. Abasirikare bazacungira umutekano abantu 15, ndavuga babakuru b'ibihugu nyine bagiye ko haza, bakanabasha kumanaginga imyigaragambyo ya Fayulu ufite abamukurikira bangana kuriya na Katumba ufite abamukurikira bangana kuriya. Urabibona abo ngabo abapolisi barabitaho. Polisi ntabwo yakwita kuri bari abantu ko nabonye baba bafite imbaraga vyate. Okay, reka tubitegereze. Niba iyo myigaragambyo bayitumije bayiteguje bati ntabwo ibuzurahira kurahira.
reka dukomeze ntabwo iri bumubuze turabisesengura tubigezeho reka tubisesengure tubigezeho ahubwo tangira inkuru ibanza ubwo ndumva ari ibyo ngibyo hagati aho ubu tuvugana imirwano ngo rurambikanye ibiri kwandikwa na Micombero umwe mu bantu bavuga ko baba bafite source zibegereye cyane zibabwira ibibera mu burasirazuba aravuga ko rwambikanye hagati ya F23 na FARDC muri Masisi hafi ngo ni famu yitwa Espoir ngo na fromagerie Sirarute Sake Kicanga à côté de la fromagerie hari ubwo ni hakorerwa za fromage bikomoka ku mata bikomoka ku mata ubwo rero ahantu niho hari kubera inuza imirwano aho naho ko FARDC ngo yazanye n'ubundi ya ndege niziri gukoresha cyane muri iyi minsi ubwo rero reka inkuru bari nayo tunaheraho kugira ngo tuve mu mirwano tugenda twinjira mu by'amahoro bagenda barahira imirwano irangira amahoro aboneka tuve mu kurwana turahira tubona amahoro tujya muri EAC nayo ibyigaho ibikemura dusoza EAC byo nta byayakemura noneho rero kuri iyo mirwano iri aho ngaho nakubwiye ko buri gihe iyo hari impande ebyiri zihanganye iyo batarwana burya nta kazi baba bafite kurwana niko kazi kabo nagusobanuriye yuko ibiryo by'umusirikare ni intambara nibyo biryo bye iyo umusirikare atarwana arasonza burya aba yashomereye ngira ngo ariko na generali wacu yigeze kubivuga aravuga ati ubu ngubu tutari mu mirwano twe turi abashomeri Mubarakari yego twe nta kiraka dufite inshuro nyinshi nk'uko rwose nabyigishijwe nkiri mu ngabo ibiryo by'umusirikare ni ukurwana kutarwana ni ubushomeri none rero hari umutwe wa 23 ubu ngubu bafite n'intimba y'ibyababayeho ejo bundi twabonye ko muri bwiza mwatubwiye yuko basobanuye yuko iriya nambushi baguyemo kwa kundi twibeshyaga ngo ni indege ambushi yo rwose kugira ngo uyihonoke burya biba ari ikibazo gusa inama nagira bariya abahungu ariko ambushi baguyemo biri ngoma numvisha ari kwifata nk'ubugwari hari igihe ubugwari bw'abo mu Rwanda bw'abayiteze kubera yuko ngo atari mu mirwano ntago nemeranya nawe ambushi ni imwe muri tactique za gisirikare uvuga ngo M23 yakabaye izi neza ko iri mu mirwano nta kwirara ugomba kumenya umwanzi nyine agomba kugutega ambushi kimwe nuko nka bya bindi twakekaga buriya muri M23 nabo bazitonde hashobora kuba hari umuntu watanze amakuru yuko abo bayobozi bagiye guca aho ngaho noneho bagategwa ambushi icyo nacyo bazakiteho kuko ambushi uyitega uzi neza yuko hari abo ari buhace ntabwo wajya gutega ambushi ngo uvire yaho ambushi rero ntabwo wayita ubugwari ntabwo ari ubugwari ni imwe muri tekinike zo kurwana cyane n'uburyo ari na tekinike mbi reba yahitanye bamwe mu bayobozi ba M23 ubundi ambushi umuyobozi nk'uwo aba agomba kugenda habanje guca abandi basirikare byiburiye ambushi kabarasaho karoko kugasubira inyuma ugiye warwaniye wigize ubwo muri ambushi twarazirashwe papa z'abamayimayi ngo zirokototera abamayimayi baduteza ambushi ahantu bita Kasongo iyo uvuye Kindu hari ahantu wambuka werekeza Kasongo hari mu area y'abamayimayi cyane noneho badutega ambushi nibuka yuko ari igihe wari imbere ariko noneho nambaye imbunda gutya umututu ureba hejuru kurebesha hejuru kandi ngo bifite meaning bamutari mu mirwano yego uba uzi neza yuko utari wagera mu area yo kurwana kuko iyo ugeze mu area yo kurwana uyitwara iPod uyitwaye imbere gutya igiye bireba hasi bwo aho rwose buri libre nta gahunda ufite yo kuba hasi niho horoshye kurenza yego noneho abamayimayi bo ububi bwabo babaga bafite imyambi ni imiheto n'imyambi noneho uko yafashe tageti kandi abayitwikiriye ibyatsi afite kamufurege
yafashe tageti camouflage se ni iki rega ibisobanuro ni ibyo byatsi wari uvuze biguhisha kugira ngo batakureba tuba tumubona asa n'igihuru irya ni camouflage hari camouflage nyinshi za woga za ukweri hari iz'ukuri hari n'iz'ubwoba iyo ufite iz'ubwoba wirundaho byinshi ku buryo bidatuma ugenda iyi ni iki iyi ni iki iyo ngiyo iyo ni ya kanze nyikwereke neza hano iyo camouflage ni ya sniper iya sniper iyo ni sniper iyo ni ya sniper noneho mu mayimayi yamfasha tageti bazi tageti cyane kandi baba bashaka gupima ku mutima ku mwambi yego noneho umwambi nabonye akantu gaturuka imbere yanjye kaza nk'umurabyo noneho kwa kunina kambaye imbunda hano yaraje ikubita bate y'imbunda irayimanyura oriyeke yagahinguranyije ngo ingereho imbunda bari imbere igitambo ubwo rero tayari je nahise mvuga ntiyaduye ubwo dutangira kuburasa turabwirukankana turabucucuma burarangira ingiyi yambushe ariko ubundi mbushi y'ukuri ubwo murabashaka icyo gihe nubwo bari muri camouflage mukababona cyane icyo gihe ni kuba minjiramo amasasu ya mashini gane n'ibiki igice cyose barimo ukajya kubona amasasu aragafashe karahanutse mu giti ubwinshi buba buri no mu biti no mu bihuru ngiyi mbushi rero mbushi rero ugomba kuba ufite amakuru warekinze yuko byanze bikunze abo muhanganye bari buhanyure buriya rero abateza mbushe bari barekinze bafite amakuru tukomeze rero ukambwira uti rero uyu munsi kuba bari mu mirwano ni ibisanzwe akazi hari abantu bifuza yuko imirwano itaba yego babasirikare ntibabaho oya cyane cyane nk'abafana ba buri ruhande nkanjye ntago mba nshaka imirwano bavuga ni byaba byiza habonetse amahoro okay sava mu gihe rero leta itayashaka bidashaka iyo mishyikirano mu 23 iragaragaza yuko niba leta ikomeze kubarasaho ntabwo ikeneye ibiganiro ntabwo ikeneye kuganira na ikeneye ko barwana gusa nta bindi niyo mpamvu rero iri gutega mbushe ubwo rero mu 23 navugaga yuko ubu ngubu no muri bino bihe iyo isa naho ifite n'umujinya uzi gupfusha ahubwo ukanatakwa biba ari ibintu bibi cyane gusa ntago bagomba gucika intege nkuko nabo ubwabo babyivugiye gusa buriya nabo witegura agatenda bazakora tinde bitebuke cyane iyi ndege baraza kuyibanaho ariko abantu nahoze mbona bagira inama bati niba mudafashe ibibuga by'indege birimo Goma birimo imijyi nk'uwo wasake murashya kuko izi ndege niho zigurukira kandi South Africa niziri gukora mu biganiro byabanje narabivuze naravuze nti M23 nigira ikikora ihagarike ziriya ndege ihagarike aho zihagurukira naho zisubirayo kurodinga ntabwo mpamye yuko indege wenda yahaguruka Bukavu ngo ijye kurasa muri biriya bice M23 irimo nirangiza ijye kurodinga biyorohere ariko none higoma naho bari ni hafi numvaga byibura hagafashwe byibura gace gato kagoma cyane cyane bagashaka uburyo baharasinga kira kibuga cy'indege Goma se ko none iyo bayifashe ibintu bihinduka n'amahanga gasakuza ibintu biramaze none se amahanga azasakuza ariko byibura hari icyo wakoze none se ubundi ibijyanye no guhanuka kwa ziriya ndege urabibona mu bushobozi bwa M23 bakabaye bafite mizayiro kugeza ubu bakabaye bazifite bakazihanura bakazishiririza bakabona agahenge bitabaye ibyo niba ntazo bafite nta bushobozi bwazo bafite nibafunga kiriya kibuga cy'indege ariko hari n'umuntu rega kiriya kibuga cy'indege umenye yuko ugiye ukagiteraho amabomba 3 cyangwa 4 ntabwo cyakongera gukora ugahakikisha yuko numva bivuga nkaho byoroshye kandi uri umurwanyi wakabaye uzi ko bikomeye kugerayo kujya gutera y'amabomba ubwo biroroshye nkuko bivuze ukwemfiritira gucengera buriya byakoroha hanyuma se Viate ari abantu bari kuvuga nanone ku mihanda ahandi wa mudamu umunyamakuru yita ku Karubanda baravuga bati
iyo M23 ntabwo ishobora ino ntambara kuko ino ntambara irimo tekinoloji, bo bari kurwana infantry, ntabwo igikora ari kurwana ya ntambara umuntu akuroviza akakuroheraho uruntu yibereye muri ofisi kandi bo biraza kubagora. Uravuga ko koko nawe ni ukubibona ko byabagora muri ino ntambara? Urashaka kuvuga yuko iyo tekiniki zamwe na bya bihugu bya SADC se ari cyo kintu bazanye? Icyo gihe gihe nagusanga hahandi urodingira amabombe kuri infantry yawe. Yego, wahagera ni ukunyorosha, wasigara uyateraho navuye. Baranavuga bati, abo bari kuvuga bati intambara nk'iyo ni nayo yashegeshe Hamas Israel imenagura. Urabona ko Israel yagiye ku gitero cyo ku butaka imaze kubashegesha kunuza kubisasu yoherezaga ku miji, ku mazu bakeka ko barimo ahantu ngaho hose. Iyo ntambara urabona yakoroha. Iyo tekinoloji urabona M23 ni inyeshyamba nibyo, sibyo? Byanze bikunze gorira barimo bagomba kuyikoresha icyo yakabaye ikora. Niba wiyicariye kuri tekinoloji yawe kanyohereza izo drone, kanyohereza izo MiG, kanyohereza amabombe uyarasira kure, nagusanga aho yarasira. Infantry yawe nta kibimbwiye, nagusanga aho yarasira. Bumva wumvishe ko biri kose ni muri Goma. Ubwo wumvishe mvuze gute? Ndavuze ngo mubasanga aho barasira. Okay. Ubwo rero ngayo nguko by'uyu munsi nyine biraho ngaho barimo barasiraho kubyuka. Rero ikintu kiriho kiteye wenda wavuga ko ari cyo morale kuri M23 nuko nubwo bakora ibi byose nta gace na kamwe barekipera ku bice M23 ifite. Ni amabombe gusa. Umugani abantu bakumbe ko ari abagombe bagamije kubica gusa no kubica abasivili. Uyu muntu udashoboye infantry yawe aguteza amabombe. Ubushize tuganira ku bijyanye na Kisangani. Ya ferme d'espoir ngiki cyapa cyayo. Yego. Tuganira kuri Kisangani. Nakubwiye yuko abagande bakandiye kuri infantry byanze baduteza amabombe kuko bo barasheringa bavuga ngo piga Uganda itatengeneza yingine. Ohereza Uganda izakora ndi. Ubwo rero umusanga hari kubikorera. Yego cyane. Iyo tekinoloji nagusanga yo neza. Byatera bagiriye inama nk'abarwanya muvuga ko mufite gahunda yo kuriberatinga, nta mpamvu yo gucika intege ahubwo ni mujye aho aduyi ari. Mwanzi ni wakurondera ubwo biveho. Ubu urabona ibijyanye n'amasura yizi mvuze. Mwanzi ni wakurondera washaga. Twabiganiriyeho abahungu bacu bari hepfo. Umwanzi arakurondera ntumurondera. Wowe muri 23 bayiveho iyo mvuga. Nagiri bukore. Iracyubahiriza yahe masezerano? Ejo twavuganye na Biringoma tubwira yuko bungu barubaha ngo n'igisirikare cyubaha baracyari kubahiriza byavuzwe na yase, byavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byuko bagomba kubaho cessez-le-feu. Natwe tukamubaza tutari ko murabona aba bantu muvuga ko mwubahiriza ibyo babasabye, murabona bateze kubumba, murabona mutari guta umwanya babica. Bati tugiye kwishyura kuri ikira gikorwa badukozeho. Nakubwiye ngo witegura gatenda. Okay. Ngayo nguko rero hanyuma rero ubwo turi kuva mu mirwano tugenda tujabukamo buhoro kujabukura bizi kwambuka nyine tugenda twambukamo gato imirwano yo ubwo nyine nuko bimeze byakomeje. Hanyuma uyu munsi ni umunsi ubanziriza irahira rya nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuri manda ye ya kabiri. Yego. Nirahira bivugwa ko ryatumyemo Joseph Kabila. Ahangaha ku mafoto bari kutwereka asoza manda ya mbere ari kumuha ubutegetsi, ari kumwambika umukumburu. Uwo ni umukumburu wa perezida, ni ukuvuga ngo amuhaye ubutegetsi. Yamutumiye kandi noneho uyu mugabo Joseph Kabila amaze igihe anumye, aricecekeye. Bivuga yuko yibereye mu mafamu yiwe, bivuga yuko ngo aho arinzwe n'abasirikare bagera ku 200. Yego, ahantu hararinzwe. Noneho tuzi ubucuti afitanye n'uyu mugabo, tuzi uburyo abazubura bafitanye ubucuti cyangwa bafitanye ahubwo agatotsi. Bifu ije nyuma. Ariko uzi neza yuko ari we wamukabije ubutegetsi.
icyo cyo nicyo. yego amuha ubutegetsi amubwira ati wowe jyaho nihashira igihe runaka nanjye itegeko rinzitira rizaba rimaze kuvaho nzongera ngaruke. None umuhungu yabugundiriye arongera arabusubiranye, ariko aravuze ati reka ntumire uwambanjirije. Nibyo. Ubwo niba ajyayo igisigaye ni ukumenya niba ajyayo. Afite invitation ebyiri, yagomba gutumirwa kubera impamvu ebyiri. Yego. Ya mbere nuko ni umusenateri. Yego. Ya kabiri nuko ari former president ukiri muzima, ukiri mu gihugu. Umusenateri agomba kubyitabira byanze ko. Urumva rero kutajyayo kwe agomba kubitangira ibisobanuro, ariko ntago nzi ko atazajyayo nkurikije uko bari kubyandika. Buriya ibinyamakuru byegamiye leta niba biri kuvuga ngo Tshisekedi yatumiye Kabila, bishoboke ko baba bamaze no gukubita icyumvirizo bakavuga bati azaza, kuko urumva ataje bari bamutumiye perezida yabasebye. Urumva azaza nk'umusenateri ariko nta yindi rero azaba afite aho ngaho, nta kindi gikorwa nk'icyo ngicyo, icyo cyararangiye. Iki cyo cyararangiye, nta nubwo n'ubundi yakongera kukigeraho. Gusa uyu mugabo nge impamvu mukuzaniye muri kwa guceceka kwiwe, abantu bamwe bahoze bavuga bati watanze igihugu wagihaye umugabo w'umunyamahane, umugabo gashoza ntambara, umugabo ushaka kurwana gusa. Ukibaza uti Kabila ko bivugwa ko yatumiwe naramuka agiye yose ikimenyetso cyuko ibyo Tshisekedi ari gukora Kabila ari puru abishyigikiye. None utabishyigikira wakora iki? Oya, hari ikindi wakora ariko Kireka niba ntabwo abonye icyo bagiye gukora na Bakatumbi. Abo ngabo urakoze cyane, reka nabo tugarukeho. Ejo perezida azaba ari kurahira, nabo bakuru b'ibihugu niba uri bamenye simbizi bazitabira uwo muhango. Abandi bahagumagaje imyigaragambyo, ubeje urajya kumva wumve buri wese yagoswe ku rugo rwe cyangwa se yafashwe yafunzwe. Abo ngabo bazigaragambya buri muturage ushyigikiye ko yabihamagaje mbere, nashaka we bazamufungiye mu rugo azaguma mu rugo. Niwe mvuga nyine abajya kwigaragambya bajyeyo babamenemo amasasu. Wabonye muri Kongo hari imikino bagira amasasu yica, apana za blanco. Za blanco urarasa byaturika, ufite umutima woroshye akiyirukira imyigaragambyo akayishingukamo. Naho abakongomani bo rwose ntibakangwa no gutera amabuye abafite imbunda no kwa advancing imbere yabo. Reka dutegereze kuri uwo munsi uzabumbwira ibizakurikiraho. Ejo bizaba bishyushye, ariko kuri uyu Kabila naramuka yitabiriye irirahira, biraba ari n'ikimenyetso cy'uko abatekerezaga ngo Kabila ngo afite babasirikare bambwiraga ngo 1000 bigera kuri 200, ngo n'abasirikare benshi bashobora kuba bagira ikintu bahungabanyaho kuri ubutegetsi bwa Tshisekedi, kubera yuko batekerezaga ko nawe adashyigikiye Tshisekedi. Abo bose baraba bacecekeshejwe, biraba ari ikimenyetso cy'uko Kabila na Tshisekedi ari umwe. Ariko wavuze invitation ebyiri, kuba nk'umusenateri bagomba kujyayo, kuko n'ahandi hose inteko imitwe yombi baba bagomba kwitabira. Ahubwo uribuka ko ubushize tuganira ku buryo uriya koroneye yiyunze kuri M23, wigeze gukomoza no ku kantu kavuga ngo Kabila we aramutse yiyunze kuri M23 byagenda gute? Ubushize narakubwiye nti amata yababyaye amavuta, ni imbaraga za M23 zaba ziri kwiyongera. Ubu rero niba mwakekaga yuko acecetse hari icyo acecekanye, umwanya wari wose yakwiyunga kuri yashyigikira M23, turabireba ejo naramuka agiyeyo. Ibyo kwiyunga kuri 23 biraba bitagishobotse, uretse ko nta n'amakuru twari dufite yuko icyo gitekerezo cyaba gihari. Birumvikana. Ariko ubwo reka tumutegereze ejo nibwo tuzamenya ngo ubutumire yari afite nka senateri, kuko nubwo waba ufite nka senateri kutajyayo nta waguhana. Nko mu Rwanda kuko perezida yabagiye kurahira abasenateri, uri umusenateri ukirirwa iwawe. Uzi impamvu? Urumva hari opposition ziri imbere noneho mu gihugu kandi zikora zizwi, sibyo? Noneho kuba uri umusenateri ushobora kujya mu nteko ugakontradiza, ushobora no kuvuga. None se ubu uzi ko hari abantu bo kwa Fayulu batowe, yego, nubwo ari bakeya, baratoye bazajya mu nteko. Nese abo ngabo urambwira ngo hari igihe icyo ari cyo cyose bazigera bumvikana nabo kwa Tshisekedi?
wenda inteko ishinga amategeko demokarasi ntabwo yaguhatira kujya mu irahira ry'umuperezida. inteko ishinga amategeko izarahira nyuma y'uko perezida ajyaho. ariko nyine icyo ndi kukumvisha muri demokarasi ababyemerewe kujya kuko uwo ari umuhango nyine. ari mu Rwanda batanga ibisobanuro. oya ndabyanze. mu Rwanda ushatse kuvuga ko nta demokarasi. ahubwo ikindi cyo mu Rwanda ni uko men of them abenshi usanga ni aba RPF n'ubundi yari yaratowe wenda ku bwiganze bwa za 90 basigaye ni 5 bangahe. abo bandi bari basigaye ugasanga nabo bari mu mashyaka nayo ari muri coalition. burya icyiza cyo mu Rwanda nuko dufite forum de parti politique. iriya forum duhuriramo iyo igerageza gukebura ntihagire uwatana cyane. iriya forum ni ingirakamaro kuko mu Rwanda iyo tutagira forum amashyaka akisanzura nk'uko byagenze muri 92 na 3 ntaho twaba tugana. ariko niyo hagiye bivuze nabi amashyaka akisanzura uvuze ko atisanzuye rero. ariko ngira ngo nta shyaka ryari ryakoresha imyigaragambyo ngo rijye gutera irindi. nicyo kimenyetso cyo kwisanzura. gukoresha imyigaragambyo nicyo bita ikimenyetso cy'uko bisanzuye. okay yego barahari kandi bavuga yuko bafite opposition. urugero nka Green Party yo kwa Frank Habineza. amashyaka arisanzura ubwo yisanzurira muri forum aragenda. ariko hari nyirantarengwa. iyihe nyirantarengwa burya ntabwo ishyaka ryategura imyigaragambyo ngo rijye gutera mu yayitegura gusa itegeko riteganya imyigaragambyo mu Rwanda uko rivuga bisabira polisi uburenganzira. usaba uburenganzira n'urwego rwaho uri buyikorere. ubwo rero n'ishyaka ryayitegura rikagenda rikayisaba ndetse no muri forum rikaba ryavuze iyo riti twebwe hari ibyo tutumva bigiye gutuma twigaragambya. urugero none se ntabwo ujya ubona bari kwigaragambya bamagana igihugu runaka. none se ugize ngo ntabwo yamyigaragambye bari imyigaragambyo buriya barabisaba. imyigaragambyo ikomeye yabaye niyo kwamagana Abadage igihe Rosa Kabuye yari yafatiwe Frankfurt. irya urabizi yuko yahagurukije umujyi wa Kigali hose. ikintu icyo ari cyo cyose bakwigaragambiriza babirangiriza hariya muri forum. ariko ntibibujijwe. nicyo navugaga amategeko ntabibabuza ahubwo abereka umurongo bikorwa. so ubwo rero ngayo nguko kuri iyi gahunda yo kurahira kwa Tshisekedi. ararahira ariko ku ruhande rundi Martin Fayulu na Moise Katumbi ngo barashaka nabo kuzaba bari kwigaragambya kuri iyo tariki same date. ubwo rero turaza gutegereza tubiharire amaso ku munsi w'ejo turebe uko bizaba bimeze. hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zohereje delegation nini kabisa y'abantu baza kwifatanya na Tshisekedi mu irahira rye. iyo delegation umukuru urimo ni muntu ki? umukuru urimo ndabona bari kuvuga ngo ni umuntu bita Mr. ngo ni this delegation will be led by the Honorable Scott Nathan, Managing Director of the United States International Development Finance Corporation. ni iki kira ni ikintu kirekire cyane. ni umubano ujyanye mu by'ubukungu n'iterambere. y'ubukungu n'iterambere mpuzamahanga. yego se ni USAID. reba atari USAID ariko ndi kubona mu international nkashaka kubyita USAID ariko ndaza kumureba. uwo ntabwo azwi cyane. hanyuma ngiki yagazwe ariko icyo ashinzwe gitumya akomera. kuki batohereje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Biden ndako nuza wundi ujya telefone. nibyo byari kuba bifite akamaro cyane. aya nuje araje kandi aje mu izina za Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazabari idarapo ryazo. ubwo rero zirahari kandi bibuke ko zanamufelicite. uwo ngo ntabwo yaririmbirwa indirimbo yubahiriza igihugu cya Amerika. ibyo se nubwo yahagera ntabwo yaririmbirwa indirimbo ibyo se bikuraho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihari. ni nkaho zitahari. igihe tuzajya kuvuga ngo mu bitabiriye umuhango w'irahira rya Felix Antoine Tshisekedi muri manda ya kabiri hari na delegation y'Abanyamerika. ntabwo bizavugwa. iyo ngiyo
yego nibajya gupresenta bahari rizavugwa ariko rero kuvugwa indirimbo y'igihugu cya Amerika itaririmbwe ni nkaho kidahari. mbabarira aba bagabo ndabazi ari n'igihe bohereza za maneko kandi bataha ntabwo uko bohereje ushinzwe ubutasi agasiga asabye agahenge ushinzwe ngo ubutasi ibintu nk'ibyo asiga asabye agahenge karaba Faridesi karengaho irasa y'Ubuventura ntibyavugwa. Niyo mpamvu itagahaye agaciro nyine Faridesi se yego oya impamvu itagahaye agaciro nuko karakubusambo nyine karakakwaje twaje kusesengurana barabine dusanga karakagamije gufasha Tshisekedi kugira ngo yisuganye kugira ngo avigoma kasabwa ari igoma yaje kwiyabamaze igoma kugira ngo have rero babona ni danje M23 ushobora kumufatira baragasaba noneho babona kagomba no guprolonjwa kugira amatora arangire barakongera ariko nibone ntibyakuragaho ko Faridesi yanakavyoraga cyakabese yabaye iki ubu rero mu 23 nta kikiramira. Ibyo ari byo byose rero ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu bihugu bizaba biri mu irahira rya Felix Tshisekedi na delegation mbona y'abantu benshi bashinzwe ibintu bitandukanye bazaba bahari na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya gusa twakwibutsa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zavuze yuko agomba gukurikizwa inzira z'amategeko kugira ngo n'abantu bavuze ko amatora atagenze neza ibyabo byumvikane ariko nicyo cyatumye urukiko rw'icaro bitesha agaciro ubwo bazavuga bati it is correct. Perezida w'urukiko rw'ikirenga se kwashirwaho na perezida ibyo se uretse ni hakeya perezida w'urukiko rw'ikirenga yanzuye yuko perezida uriho yatsinzwe ni hake cyane ngaho fora ukurikije uko ubibona vuga nk'abantu batatu yego abakuru b'ibihugu batatu ubona badashobora kubura mu irahira rya Tshisekedi yahita amenya ko kurikira Angola araza zero ngo zero yahakanye ko ataza ari umuturanyi wo hafi ngaho mbwira impamvu na Congo Brazza arazayo umushinga ntahe aho niho wenyine utoye arazayo cyonyine utoye Samia yajyayo oya nge nakubwiye uvuga ati bidapfa bidapfusha abo umushinga ntahe umunyagiswahili Madame n'umunyaringara mugenzi we nguhaye rimwe kuri atatu sawa watoye ku mushinga ntahe gusa uza abantu bagomba kuvuga bagomba kuvuga umushinga ntahe nibyo koko rimwe bagomba kuribona wagombaga kuvuga Cyril Ramaphosa South Africa wabyumvishe ariko ntarakonfirima bari kumwe nyine ntibarakonfirima bose ariko ndi kukubwira umuntu uvuga uti uyu muntu baregeranye bari kumwe mu iyi minsi ku buryo adashobora kuhabura wabyumvishe umushinga ntahe ntabwo yahabura koherereza ngabo ntabwo bivuze yuko no kuza waza ariko uko biri ubwo se bimeze nka Angola yagiye muri bya biganiro uvuze igiyezemo iravuga ngo tushaka ko muganira naye mu Ventura aravuga ati biragapfa biragapfusha Tshisekedi urumva rero ko bari ukuntu batarebana neza cyo kimwe na ntuza na Ruto yego na William Ruto wa Kenya nawe buriya ni ibyo bintu nk'ibyo bapfa kuko bamubwira ngo ibyiza nuko waje mu biganiro donc baje mu buhuza babahuza mu byo we atakunze yego ubwo rero ngiye niyo mpamvu ndi kukwibwirira nkakubwira nti mu nshinga ntaye ntiyabura Ramaphosa wo South Africa nawe ntiyahabura Brazzaville ntiyabura na Brazzaville ntabwo wenda yabura kuko nawe nta kibazo umuturanyi wa hafi ni umuturanyi wa hafi ni nabo ngabo nge niyo nakwihata kuri atatu namwe mu mpamanota mbere yuko birangira none Mama Samia we hari ikibazo ugira ngo Mama Samia n'umurara ariko ndabyita uriya mubyeyi ararenze kuri politiki witegereje video yuriya munsi mukuru wabaye Zanzibar ejo bundi nabonye yuko burya umukuru w'igihugu wateguye ibirori abakomeye cyane nari nzi neza yuko Mama Samia ari we mukuru hariya kumbe nyiri igihugu cya Zanzibar niwe waje nyuma kuri parade nyine yaje habasanga Kagame yahageze mbere Museveni akurikiraho Mama Samia akurikiraho noneho ndaza nyuma muri ya modokari yuguruye yasuhuza abantu abanza kujya nyine kuri parade y'abasirikare abona kuza noneho mu gutanga ijambo ryo kugira ngo abategetsi basuhuze abaturage perezida wa Zanzibar yahereye kuri Muzehe Museveni
havuyeho muzehe Museveni hakurikiraho President Kagame. Ni abo ngabo nabashije kubona kuko abandi bagiye baza nyuma. Gusa Museveni we ijambo rye ryose yazivugiye mu Giswahili ndetse yanavuze yuko buriya bwigenge buba yarahari ari umucuruzi ukiri muto. Yego. Naho Perezida Kagame Igiswahili yavuze gike ubundi akivanga n'icyongereza. Nuko rero ubwo tukaba kandi aho ngaho niho turimo no kwambukira muri EAC. Muri EAC uyu munsi ariko habaye ikibundi muri EAC inama yagiye bagiyemo ni bwoko ki kanze nyibanze nyigushaka. Hari ubu ndayibona Perezida wa EAC dufite chairman wa EAC ni umusaza w'ingofero Sudani y'Epfo. Ni South Sudan. Yego. South Sudan ni uriyo ariko sinzi impamvu inama zabyo zose ziri kubera muri Uganda cyangwa South Sudan ntabwo ifite aho kwakirira abantu sha. Nta mahoteli ifite. Okay, inkuru mfite hano iravuga ngo Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente ari Kampala muri Uganda aho yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bihuriye mu muryango w'ibihugu bidafite aho bibogamiye Non-Aligned Movement. Ya nama nagara iyi nama iraterana kuri uyu wa 19 je pense hanyuma kuwa mbere tariki ya 15 Mutarama nibwo imirimo y'iyi nama iri kuba ku nshuro ya 19 yatangiye. Habanje y'abaminisitiri. Yego, ababarirwa mu bihumbi 4 bakaba baturutse mu bihugu 120 byo hirya no hino ku isi akaba ari bo bayitabiriye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda General Jeje Odongo akaba aheruka gutangaza ko abazitabira iyi nama bazasuzumira hamwe ibibazo byugarije isi mu rwego rwo kurebera hamwe icyakorwa ngo bishakirwe umuti. Akaba ari ibibazo yavuze ko birimo intambara ziri mu bice bitandukanye by'isi, ibura ry'ibiribwa, abimukira, ibura ry'akazi, ibyorezo, ihindagurika ry'ikirere n'iterabwoba. General Odongo akaba yarunzemo ko isi inugarijwe no kubura amafaranga yo gufasha ibihugu bitandukanye kwiteza imbere. Ikindi ngo ibindi bintu byinshi bikaba byugarijwe no kwikorera umutungo w'imyenda bibereyemo ibindi bihugu bikize. Ubwo rero iyi niyo nama na ntuzarimo uyu bamwita General Neva nawe niyo yitabiriye. Ubwo twebwe ariyo yatiyemo ya ndege twatangiye tuvuga indege yagiyemo bigaragara ku ifoto ko ari indege iriho idarapo ry'Abagande. Bushize yari ari muri Gabo nabwo yagiye iriho idarapo ry'Abanyagabo bikavugwa ko ashobora kuba nibyo navuga nyine nta ndege bifitiye ahubwo bafite imikeke n'injanga n'ikiyaga gusa nibyo nta bindi. Yatere nawe uriyenza uriyenza kabisa. Ibyari byo byose igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bikennye ku isi, ibyo ntibabirenze ngo ntibanabisimbuka. Andi makuru abantu bashobora kuza kwitega mu biganiro biza kuza imbere harimo n'inkuru ivuga ko Agatorwasa wahoze akuriye inteko ishinga amategeko mu gihugu cy'u Burundi kuri ubu ari mu mazi abira. Icyo bakoze bamuhaye gasopo. Gasopo ngo ashobora kuba akorana n'umutwe w'iterabwoba, ubwo birumvikana yuko ari Redi Tabara. Ni Redi Tabara, hari abavuga ngo ni Redi Itabara kandi ni Tabara gusa. Ubwo rero bamuhaye gasopo ngo nakomeza ibyarimo byanze bikunze araza guhura n'akaga. Baramugira gute se Redi Tabara noneho ugakorana n'u Rwanda rero kiba mu Rwanda se ubwo iyo muviringo turamenya ari ibiki Diviate. Ntabwo twamenye ibyari byo dusoza ikiganiro. Yego. Uri tayari cyane ngaho gisoza. Deka rero tubashimire nshuti bakunzi ba Bwiza TV. Na bwiza.com mujye mukurikirana ibiganiro bya Bwiza TV, noneho muterere n'akajisho kuri website kuko hari inkuru zimwe zose babyuka babasomera ku maradiyo burya babazi ku iwacu. Mujye mwigirayo kuko bavuga bihuta ariko urayisoma ukayisira ipfa. Navuze yuko Bwiza TV ifite ikaramu koko bazi kwandika. Hanyuma rero dufite gatachi donc yego ira touch ya Bwiza n'umwihariko bwiza.com. Ubwo rero hano kuri Bwiza TV mukore share, mukore subscribe,
mubishishikarize n'abandi hanyuma mundadutera inkunga dukeneye inkunga ntabwo Viateur aba yageze hano n'amaguru n'imodoka iba yanzanye kandi dukeneye amavuta niko bimeze mudutera inkunga rero mukanda akanyenyeri natwe tubone kageze hano tuzajya tubashimira ahubwo ubutaha tuzajya tunabashimira hano kuri mikoro yacu mwirirweho rero yari utagengwa Viateur na Shadrack Niyonsenga